tugende turira tubibira umwami niba tubabazwa n'abarimbuka tuzahozwa naza dushira agahinda nidutunda imiba tuzanezerwa. Haleluya, haleluya. Ndabasukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bifurije amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Ku bari basha kuri Getsemani Channel, ikaze nge turi kumwe. Amazina ni Ingabire Jeanne d'Arc. Nejejwe n'Imana mu mutima wanje wo kongera kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Rero reka twubahe Imana twumve ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana yanjye, Mana igira neza, Mana yo kwiringirwa, Mana yuzuye ubuntu n'imbabazi, ndagushimye, ndaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko wongeye kunyemerera kugabura ibyawe, kandi ndagushimye ko wongeye kumva imbaraga. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nishigwe hejuru. Ndagushimiye ku bwa mwene data warinze, nubishimirwe. Mwami, ndagushimiye kubw'ubuntu tugiriwe bwo kumva ijambo ryawe nanone ndetse no kurigabura. Ndasenze ngwinginga Uwiteka Nyiringabo, imitima yacu itunganwe nawe, uyezeshe amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba i Karuvari. Atweze atuboneze mu izina ryawe Yesu. Kandi nongenda kwinginze Uwiteka Nyiringabo, ijambo ryawe reka ritwungure ubwenge, kandi reka ijambo ryawe ritubature, kandi reka ijambo ryawe ryongere riduhe ibyiringiro yuko Mwami tuzabona ubwiza bwawe, tuzabona mu maso hawe. Bana natwe muri uyu mwanya mwiza, icyubahiro cyawe no gukomera kwawe ari byo biganza. Niko mbyambaje mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 19 umurongo 23. Tuhasanga ijambo rikomeye ritoroheye buri wese. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Matayo 19 umurongo 23 haravuga ngo, Yesu abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Imana idufashe. Izi ni inkuru z'umusore w'umutunzi. Yabonye Yesu, aramusanga, aramubwira ati, mwigisha mwiza, nakora nde kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Yesu aramusubiza ati, unyitira iki mwigisha mwiza, ko umwiza ari umwe, ni Imana. Aramubwira ati, kugira ngo uronke ubugingo buhoraho niko witondera ibyanditswe, amategeko n'amateka by'Imana. Uyu mutunzi w'umusore aramusubiza ati, nayahe? Yesu yaramubwiye ati, ndakice, ndagasambane, ndabeshera abandi, yubahe se na nyina, kandi akunde mugenzi we nguko yikunda. Uyu musore asubiza umwami Yesu aramubwira ati, ayo yose narayitondeye, uhereye mu buto bwanjye narayitondeye. Niko yasubije umwami Yesu. Yesu aramubwira ngo nagende ngagurishe ibyo afite byose, ibindi abifashisha abakene. Uyu musore abyumvise, mu maso he hahise hahonga, yumva arababaye, yumva araremerewe. Imana itugire neza. Insanganyamatsiko rero iravuga ngo, musige iby'ino mu isi mwiyegurire Yesu. Musige iby'ino mu isi mwiyegurire Yesu, kuko iby'ino mu isi ndibizahoraho. Iby'isi birashirana no kwifuza kwayo. Twari dukwiye kwiyegura Yesu kuko niwe uzahoraho, kandi yagiye kudutegurira aho tuzaba iteka. Nda mubabaro, nda muruho, nda kunanirwa, nda gusuhutsa umutima bizaba mu ijuru. Abaho bose baguwe neza.
Yesu abwira uyu musore ati genda ugurishe ibyo ufite byose ubone ungurikire. Gukurikira Yesu ntabwo byoroshye, na Matayo yarabyanditse ko kumukurikira bitoroshye. Yesu iyo ahamagaye umuntu icya mbere amusaba ni ukureka ibyo arimo agenderamo, yarangiza akamukurikira nta n'ikintu na kimwe afite cyangwa se kiri muri inyuma, umuntu akagenda uko ari. N'uyu musore Yesu aramubwira ati nagenda agurisha ubutunzi bwe azahabwa ubugingo buhoraho. Umusore arahonga, ararakara, biramushavuza, yumva yuko atanaragize atakwiriye no kubaza Yesu ati nakura ndenda ubugingo buhoraho. Nyamara uyu musore yarishutse, nubwo yavuze ngo yubahirije aya mategeko yose, yakunze na mugenzi we, yubaha se na nyina, ndiyasambana, ndiyakora ibibi, ndiyabeshera abandi, ariko nyamara iri tegeko rivuga ngo azakunde mugenzi we, ashobora kuba atarakunze mugenzi we. Kandi yarakunze mugenzi we, byari biramworohera gufasha abakene, gufasha indushi. Arega bagenzi bacu Kristo abavuga ntabwo ari babandi tubana ku munsi ku munsi, inshuti zacu dusangira, inshuti zacu magara, zazindi tubwira ibyacu iyo twarushye kugira ngo turuhuke umutima. Yesu abavuga umuturanyi, abavuga umuntu mukorana, avuga wa wundi mutagenderana. Yesu yavuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Niturangiza dukunde na bagenzi bacu, tubakunde nguko natwe twikunda. Uyu musore rero yarishutse ko yumviye amategeko yose y'Imana, ku munota wa nyuma arananirwa. Imana itugirire neza. Iyo dusomye nanone kuri iki gice umurongo wa 27 baratubwira ngo maze Petero aramubaza ati twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Imana ishimye. Petero yasize byose, turamuzi ko yari ari umurobyi, yasize urushundura rwe, yasize akazi ko yakoraga, n'abandi basize abagore babo, n'abandi basize base, n'abandi basize imirimo bakoraga bakurikira umwami Yesu. Aha Petero avuga ngo none ko twasize byose tukagukurikira uzaduhiki. Iyo ukomeje gusoma Yesu yarababwiye ati nababwira ukuri yuko muzaraga ubugingo buhoraho kandi muzakubigwa inshuro 100. Biva mu gihe tukiri muri iyi si, niba dukoze iby'Imana ishaka, niba dukomeje kubaha Imana, tukagendera mu nzira zayo nguko yabidutegetse, nguko Imana ibishaka, tuzakubigwa inshuro 100 muri iyi si. Tube mu buzima bwiza, nubwo ibibazo biza, ibigeragezo bikaza, nyamara tuzatekana, kuko Yesu amahoro aha abantu be ndarondoreka. Kandi amahoro aduha, dushobora kuburara, dushobora gukena, dushobora kugwaza, dushobora gupfisha, ariko kuko dufite Kristo muri twe, ya mahoro ye tukatuza tugatekana. Kandi dugize twagize ibyago, twagize ibibazo. Ariko iyo umuntu adafite Yesu, agira akabazo akaba yatabaje, agira akabazo akaba yasakuje. Twebwe rero Yesu hano aratubwira ngo niba dushaka kumukurikira dusiga ibyino mu isi. Amen. Dusiga ibyino mu isi bitazahoraho, twiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Uyu mwami agira neza, tumwiyegurire, tumukurikire, tugire ibyo dusiga. Petero yabajije Kristo ko twasize byose tukagukurikira uzaduhiki. Nanjye reka ngubaze, kandi nanjye iki kibazo kirandeba. Niki twasize ku bwa Kristo? Niki twasize ku bw'inyungu z'umusaraba? Niki twasize kugira ngo tuzaraga ubwami bw'Imana? Irebe mu mutima wawe. Ese ya magambo warayaretse ku bwa Kristo? Kwa kubesha warabiretse ku bwa Kristo? Ya nzira y'abapagani warayiretse ku bwa Kristo? Drogue waraziretse ku bwa Kristo?
ubuhehesi, ubusambanyi warabiretse kubw'inyungu za Kristo? Kuko hari n'ibyaha tureka atari kubw'inyungu za Kristo. Hari abantu bajya kwa muganga bakabibwira ati kugeza ubu ndukarya isukari nyinshi. Urwo ni urugero. Wenda isukari ndacyaha kibirimo. Ariko hari igihe umuntu ajya kwa muganga, cyane cyane ku bamama iyo batwite bababuza kunywa inzoga, akava ku nzoga kuko dogiteri abimubwiye. Ariko wowe wararebye ureba ubwambure bwawe bugutera isoni, uravuga kubera ubwambure bwanjye, kubera nsa nabi, kubera ndi mu isayo y'ibyaha, ngabona Kristo yarapfuye ku bwanjye, ibyaha byanjye nibyo byamwishe, ibyaha byanjye nibyo byamubambye, iyi ngeso ndayiretse, aya magambo ndayaretse, uku kubesha ndakuretse, uku guca imanza zitabera ndabiretse, kubw'inyungu z'umusaraba. Kubw'inyungu z'umusaraba ukabireka, kubwo gukurikira Kristo ukabireka. Petero yarari umurobyi n'abandi bagenzi be, hari ibyo basize kubw'inyungu z'umusaraba, hari ibyo basize kugira ngo bazaronge ubugingo buhoraho. Amen. Dusiga ibyino mu isi bitazahoraho, twiyegurire Yesu. Yesu atuyobore, Yesu atuganze, Yesu adutegeke. Yesu yaravuze ngo agiye mu ijuru. Haleluya. Agiye mu ijuru kudutegurira aho tuzaba. Kandi arongera avuga ngo iyo hataba hahari ngabagize ute ababitubwiye, kuko kwa data hari amazu menshi. Imana ishimwe. Yesu arimo gutegurira unesha wese. Yesu arimo gutegurira umuntu uri kureka ibyaha. Yesu arimo gutegurira abantu batari kwikomeza ku butunzi. Uyu musore yikomeje ku butunzi bimuburiza ubugingo. Ntago Bibiliya itwereka amaherezo ye, ariko Yesu amuze ngo nagende atange ibye, biramunanira. Niho twasomye uyu murongo. Yesu abwira abigishwa be ati ndababwira ukuri yuko biruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Iyo ukomeje avuze ngo ndetse binaroroshye ko umutwe w'ingamiya wakinjira mu izuru ry'urushinge. Ni ngo kuvuga iyo ngamiya yakinjira mu izuru ry'urushinge, babandi badakwira ubwami bw'Imana nibo bazahabwa ubwami bw'Imana. Murazi nguru Lazaro na Nyamutunzi. Nyamutunzi yananiwe kwinjira mu ijuru. Lazaro w'umukene w'umutindi yagiye mu ijuru. Yesu yavuze rero ngo biragoye ko umutunzi azinjira mu ijuru. Biragoye. Ni ngo kuvuga ati nda munyabyaha uzinjira mu ijuru. Umuntu wese uzaba afite ikizira ntabwo azinjira mu ijuru. Umuntu wishe, umuntu wagambanye, umuntu waciye imanza zitabera, umuntu wavuze mwene se, umuntu wabaye igisitaza cya mugenzi we, biragoye ko azinjira mu ijuru. Icyatworohera nuko ibi bintu byose byatubuza ijuru twabyigobotora. Uyu musore yikomejeho ubutunzi kandi ntacyo buzamumarira. Ubutunzi yaje mu isi ntabwo afite, yaje mu isi yambaye ubusa, ndanagahu kamutwikiriye, ariko areba ubutunzi buramushuka yanga kuburekura. Yibagirwa ko azava no mu nda y'isi ndacyo ajyanye, ndanakimye ajyanye, byose azabisiga bijye babandi bagize ute batabiruhiye. Imana rero itugire neza. Mwene data turabwirwa ngo iki? Turabwirwa kurekura ikintu cyose kitwizingitiraho vuba cyatubuza ubwami bw'ijuru, cyatubuza kuzabana n'Imana. Kandi ndagira ngo mumenyeshe ko mu ijuru nta musambanyi uzinjiramo, nta murozi uzinjira mu ijuru, nta mwicanyi, nta mugambanyi, nta muhehesi, basemagambo ntabwo bazinjira mu ijuru, kuko mu ijuru hazabayo abakijijwe. Umuntu wese ukijijwe by'ukuri, atari bino byo tuvuga ngo ndakijijwe ngo mfite agakiza kandi ndagakiza abantu dufite, ariko hahiga umuntu uca bugufi Imana ikamuha agakiza nyakuri. Uwo arahiriwe kuko azakiza ubugingo bwe. Mu ijuru nongere mbisubiremo, nta munyabyaha uzinjiramo,
nda munyangeso mbuzinjiramo, hazinjiramo abanyangeso nziza. Ukijije wese niwe uzataha mu ijuru, ariko udakijijwe azahezwa hanze hamwe na Satani. Imana itugiriye neza. Kandi ndeka ngukumbuza ijuru. Ijuru nda rupfu rubayo, ndagusutsa umutima kubayo, nda ndwara ziba mu ijuru, nda ngorane, ndakuvuga ati ijoro riraguye, kuko Kristo azaba ariyo, niwe mucyo, azaducanira. Haleluya. Abaho baguwe neza, kandi abaho bahora baririmba. Icyubahiro ni icy'Imana. Nanjye rero ndakwifuriza guharanira kumesa umwambaro wawe, kugira ngo nawe uzaririmbe ya ndirimbo ya Mose, ndetse na ya ndirimbo y'umwana w'intama w'Imana, ndetse tuzatega amatwi twumve natwe Imana ituririmbira. Amen. Nasoza mvuga ngo twebwe abasiganirwa, hari ahantu turimo kujya, hari igihugu turimo kujyamo, hari urugendo dufite. Navuga ngo duharanire kumesa imyambaro yacu, kandi ikintu cyose cyatwizingitiraho vuba tukiyambure, cyere kutubera umutego. Niba ushaka kuzaba muri iyi si izashonga igashirana no kwifuza kwayo, guhitamo ni ukwawe. Ariko niba ushaka kuzaba mu ijuru aheza haruta ahandi, hatagera ibibazo, hatagera amarira, hatagera gusutsa umutima, hatagera kunambuka, nda ndwara zibayo, ni ukumesa umwambaro wawe ugasiga bya bintu byose bikubereye ubutunzi. Byaha hari ibyaha bijya bitubera ubutunzi, tukamera nk'uyu musore, tukanga kurekura ubusambanyi, kuko ngo buri kugira ute, buri gutanga amafaranga. Burekure uzaraga ubugingo buhoraho. Kubesha ukabeshera umuntu kugira ngo ukunde ubone amaramuko, ntabwo bikwiye. Icyaha kikubereye nk'ubutunzi kinushure mu izina rya Yesu Kristo, akumurikire kandi akubere inshuti. Yesu rero ntabwo yazanywe n'abazima, yazanywe n'abapfuye, yazanywe n'abagwayi, yazanywe n'ababembe, yazanywe n'abanyabyaha. Ntabwo yazanywe n'abakiranutsi, yazanywe n'abanyabyaha, kugira ngo abakure mu mwijima, kugira ngo abakure mu rupfu barimo, kugira ngo abakure mu bitotsi barimo, abamurikire. Namara kubamurikira abeze, namara kubeza abatunganye, abacure rwose. Kandi mwuko kubacura atwambika umwambaro wera. Hahigwa ukomeza kurinda umwambaro we ndi wandure. Imana y'amahoro ibaha umugisha, mwere kwikomeza ku butunzi, aho kumwiyegurire Yesu, kuko iby'isi bizashira, ubutunzi tuzabusiga. Ababyeyi baca isambu bakayisiga, abana mu minota 2 bakaba barayimaze. Ibyo tuzabisiga. Amafaranga dufite kuri count yazasigana, ndayo bazaguherekesha. Amamodoka dufite ntabwo tuzayajyana nayo, byose bizasigara. Imyenda tuzayisiga. Ni wowe rero kwirebaho ukisuzuma, ese umwambaro wawe urera? Mbese umutima wawe uratunganye? Ururimi rwawe se ruvuga ibyo gushima Imana? Ahari nduvuga iby'uburiganya? Ahuri ica bugufi, twubaha Imana dusenge. Yesu yavuze ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni ngo kuvuga ngo biragoye umuntu wese wikomeza ku by'isi bitazahoraho. Biragoye umuntu wese ugifitira ha by'ibibi, ntabwo azinjira mu bwami bw'Imana, ntabwo azinjira mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo azahezwa hanze hamwe na Satani, hamwe n'abarozi n'imbwa. Niko Yesu yabivuze. Abavuga mwami mwami sibo bazaraga ubwami bw'Imana, keretse abakora icyo data ashima. Iryo ni ryo jambo tuzakurikira ubutaha, turebe icyo twakora kugira ngo tunezeze Imana, kandi icyo twakora kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Umwami Yesu rero abaha umugisha. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana yo kwiringirwa,
ijambo ryawe ratuziye ritubwira ngo dukwiriye gusiga ibyino mu isi bitazahoraho tukiyegurira Yesu. Yesu akatubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Yesu akatuyobora twere kwiyobora. None Mana ndakwinginze, eza mwene data wagabanukiwe, eza mwene data wasubiye inyuma, eza mwene data utsinzwe n'ijambo ryawe, umutima we uweze utunganye. Mwami nongeye kukwinginga ndi, reka ijambo ryawe ritubere igitsikamutima. Petero yabajije Kristo ati ko twasize byose tukagukurikira uzaduha iki? Yesu aramubwira ati bazaraga ubugingo buhoraho kandi bakiri mu isi bazakubigwa inshuro 100. Mwami Petero ndakiriho, ijambo riransohoreye, risohoreye na mwene data. Reka Mwami natwe tugire ibyo dusiga kubw'inyungu z'umusaraba, reka tugire ibyo dusiga kubwa Kristo, twere kureka inzoga kuko dogiteri yabitubwiye, ahubwo tuzireke kubw'isoni zacu, kubw'isoni yuko tutambaye. Ndakwinginze rero twambike abambaye ubushwambagara, ubambura ubwo bushambagara, ubambike umwambaro wo kwera ndetse no gukiranuka. Tanga imbabazi ku bwoko bwawe, tanga imbabazi ku muja wawe wumvishe ijambo ryawe, tanga imbabazi kuri uyu mugaragu wawe mu izina rya Yesu. Umutima we uweze utunganye, kandi ndasenzera ijambo rimubere igitsikamutima. Ngwinginga Uwiteka Nyiringabo, umwuka wawe wera wadusigiye ng'ingwate ndetse ng'isezerano, akomeza musobanurira ijambo ryawe, kuko ngende ndisobanuye nga Jeanne d'Arc, ariko wewe uri Imana, reka uryagure mu mutima we. Mu izina rya Yesu Kristo niko nzenze nizeye. Amen, amen. Amahoro y'Imana abane namwe naho ubutaha.